Twubahane Phineas. Ufite imyaka ingahe Phineas? 43. Uturutse ahagana he rero? Masisi muri Kibabi. Muri Kibabi. Wavuye mu Rwanda ryari? Nagize mu Rwanda mu 94 ndi mutoya. Wari uturutse ahagana he rero icyo gihe? Mu Rwanda. Yego. Nanditse muri Komine Gaseke. Komine Gaseke. Prefecture ya Gisenyi. Kubera icyo myaka yose ishize utaragaruka? Imyaka yose ni ibigambo byatugeragaho. Tukumva ko mu Rwanda hari ikibazo, ariko abaje kucyura abandi batanze amakuru ko mu Rwanda nta kibazo, nanjye nzana n'abaje gucyura ntahanguke. Ibyo bigambo byari ibihe bababwiraga? Mu Rwanda hari umutekano w'abantu baricwa, ariko bakimara kuza kuducyura twumvishe ko mu Rwanda ari iwacu tugomba gutaha. Muri rusange se iyo babibabwiraga mwarabyemeraga? Uwumva atazabyemera ntabwo yataha, ntabwo twabyemeraga kubera ko twahisemo gutaha. Ariko namwe byabanje kugorana? Byabanje kugorana rwose. Utanye abana bangahe? Umudamu umusize inyuma ni Umukongomani. Zasubira kumusigira, musigiye abana babiri. Musigiye abana babiri. Umusigiye abana babiri? N'inda ya gatatu. Wizeye ko azaza akagusanga? Ndabyizeye cyane, naho tuvuye bambwiye ko nzajya kumuzana. Naho tuvuye bambwiye ku kigo tuvuye bambinegeze ko nzajya kumuzana nimara kubona ibyangombwa. Uyu munsi uri mu buterero kubugeze mu Rwanda? Uyu munsi ndi kwisanga, uko ndi kwisanga muri njye, ndikumva nezerewe, nta kibazo cyo mfite. Witeguye ko ukiteza imbere nk'abandi? Cyane, icyo gitumye ntawe. Ese u Rwanda noneho urahageze, wenda nturahamara n'isi, ariko warusanze ute? Uwakubwira ngo bari nkuru yuko wasanze u Rwanda? Ibyo mbonye biranejeje, biranshimije, ntabwo nabona uko mbivuga. Gute rero tubwire? Nta rugero nabibona gusa. Sekabuhoro Leonard. Oya n'uyu w'inyuma inde ngo witwa? Sekabuhoro Leonard. Sekabuhoro Bernard. Leonard. Leonard ufite imyaka ingahe? Imyaka 65. Uhungutse uturutse ahagana he? Mbungutse ndurutse ahitwa Inyesisi mu karte ya Kanombe. Kanombe? Muri teritwari ya Rucuru. Wavuye mu Rwanda ryari? 94. Wari uturutse ahagana he rero mu Rwanda? Rutagana he? Nari ndurutse muri Komine Nguri. Komine Nguri. Komine Nkuri? Muye Prefecture ya Ruhengeri. Imyaka irenga 30 irashize uri muri Kongo, mu Rwanda ari amahoro, kuki mutatahaga? Nuko ibihuha byatugeragaho ngo abahungutse barabica, natwe tugira ubwoba, bituma tudataha. None se amakuru none yo kumva yuko abahungutse batabica wayakuye he kugira ufate icyemezo cyo gutaha? Hari mugenzi wanje twari ducumbitse hamwe, umuryango we baje kumushikira aratahuka, nyuma y'amezi 2 nawe niho yaje kudushishikariza yuko mu Rwanda ari amahoro, ibyo bavuga ko ari ibihuha. Mwabonye uko yahavuye ameze nuko yagarutse ameze sari icyahindutse? Yaje yaranoza ameze neza. Naho se hariya mwaga mumeze gute? Twa turiho nabi kubera imirire mibi, narwaye indwara yo gutitira, gukukuma, nabyimbye ibirenge kubera imirire mibi, n'utw'umuntu afite ibisambo bikaza bikatwugariza, utw'umuntu afite bakatujana. Ngo mwahinga ntimusarure? Twahingaga tudusarura ubwo munsi, ku mugoroba bakaza kubishikira. Bakakwishyikira mu rugo se? Mu rugo. Bande se? Abajura baga mu mashamba. Ngo Nyatura na FDLR? Nyatura na FDLR. Ese undi n'abandi bababwiraga ibyo bihuha ko ugeze mu Rwanda bamwica? Ni inkuru zazaga zizanywe n'abantu, ubwo kikaba igihogere, tugira ubwoba. Ariko icyo gihuha nyine cyanazanwaga n'abo ba FDLR kubo bagize ibikoresho, noneho babaye ibikoresho nabo bakaza kudutinyisha. Bashakaga ngo mugumane? Okay. Hari abatashye mbere batubwiraga ngo niyo watekereza gutabara, kubwiraga ati buretse tugiye gutaha igihugu tugifate tuzatahana. Tubwire byaya bimeze bite? Jewe ibyo barabivugaga. Ibiki? Byo kuvuga ngo
bo bazaducura batugeze mu Rwanda ariko ibyo nababonaga bari gukora nabonaga ko ari ubwihazi ndani icyo bashoboye ko nta bajura nta bicanyi ikibabesheho ni uko ibi by'abaturage. sawa urakoze. Uyu munsi wenda ugeze mu Rwanda uriyumva ko ugiye kuba ubuzima bumeze gute? Ubuzima bwiza nguko nashishikarijwe ubwo nabonye n'uwo mugabo ndeba isura afite nuko ameze numva ko nanje nagenda ngaja mu Rwambyaye nanje ngareba ko nagira ubuzima bwiza. Kandi hari n'abandi bagenzi banyu twakiriye niba barabamagaye ntibababwiye ko bameze neza, abaje mbere yanyu babahaye ubuhamya, namwe mugiye kugenda mwinjire mu miryango, mwinjire muri gahunda za leta yanyu y'u Rwanda, hanyuma aba bana bose mureba bajye ku ishuri. Aba bana bigaga ubu rero bagiye gusanga amashuri ahantu hose. Twebwe abagiye ari bakuru kera twagiraga amashuri make, uyu munsi hahandi wavuze hitwa serire, ubu nta kagari ko mu Rwanda katarimo ishuri, ntabwo wakabona, ahubwo wabona utugari dufite amashuri menshi aruta n'ayo ngayo bitewe n'uko abaturage batuye. Aba bana rero bazahita bajya ku ishuri, namwe mwinjire mu buzima busanzwe. Hari abazahitamo guhinga, hari abazahitamo korora, hari abazahitamo gucuruza. Mbese umunyarwanda ufite umutekano akorera ahantu aho ariho hose, kuko ikibazo cy'umutekano mu Rwanda cyarakemutse. Niba mwararaga mudasinziriye kubera umutekano muke, ibyo mubisize hariya hakurya, kandi nabo ngira ngo basigaye bafite umutekano. Uwacu rero urarushuriya, muribaza ukuntu bimeze. Twe rero twarenze iby'umutekano w'amasasu wundi ngo abantu baratinya abacengezi, baratinya intambara, ahubwo turamanuka tujya kureba umutekano wo mu nzu, wo mu rugo. Hagati y'abashakanye bafite umutekano nabo ubwabo, hagati y'ababyeyi n'abana harimo umutekano, hagati y'umuturage n'umuturanyi hari umutekano. Ibyo ni byo tugezeho, twageze ku mutekano urenze wo gutinya amasasu, gutinya abacengezi, ahubwo tugera ku mutekano wo mu nzu, umutekano wo kumenya niba wariye, kuko umuntu utariye ntabwo afite umutekano. Umuntu utafite inzu uraranyagirwa, nta mutekano. Ni abanyarwanda 446 baje n'ubundi basanga abandi benshi twagiye twakira mu bihe bitandukanye. Ni abanyarwanda nyine bamaze igihe muri Kongo biyita impunzi. Impamvu mvuga ngo biyita impunzi ni uko hashize imyaka myinshi icyo bahunze kitakiriho, n'u Rwanda rwarashyize no muri politike yarwo ko nta buhunzi, nta munyarwanda ukwiye guhunga, kuko nta mpamvu yo guhunga dusigaranye mu gihugu cyacu. Rero icya mbere ni uko twabashimiye ko bafashe icyemezo cyiza cyo gutaha mu Rwanda, kuko twari tumaze n'igihe tubifuza. Baba abayobozi twifuza gucungira abanyarwanda hamwe, tugafatanya mu rugendo rw'iterambere. Bari abana batiga bakajya ku ishuri, ababyeyi bakabona imirimo bagakora. Rero kuba bari hanze twahoraga tubibona ko dufite imibare y'abantu tubura, bakwiye kuba bafatanya n'abandi mu guteza imbere igihugu no kwiteza imbere. Icyo rero twakibashimiye kandi nabo barakishimiye. Icya kabiri ni uko twabasabye nk'abantu bamaze igihe batari mu Rwanda, twabibukije u Rwanda uko rubayeho, uko rwahisemo, kugira ngo nabo baze bakomereze muri ayo mahitamo. Icya mbere ni ukugendera ku mategeko, kuko itegeko niryo rirenganura abantu, niryo rituma abantu bose bajya ku rwego rumwe. Rero twabasabye ko buri wese yitoza kubaha itegeko, akagendera ku byemewe gusa, kugira ngo azabane neza na bagenzi be. Icya kabiri twabasabye kutitinya. Nk'abantu bamaze igihe baba hanze bashobora kuza bakavuga ngo buriya ubwo tuje nyuma ntabwo tunganya uburenganzira n'abandi, bagatangira kwitinya. Rero twabasabye gutinyuka kandi bakegera ubuyobozi, bakubaha ubuyobozi. Igihe ubuyobozi bubatumiye mu nama, mu miganda, mu bikorwa bahuriyeho n'abandi, bakitabira, kuko ariho bazakura amakuru menshi arenze ayo nababwiye. Niho bazajya bumva impinduka muri politike z'igihugu,
umurongo, ubukangurambaga, ibyo bitandukanye byose bazabisanga mu nteko z'abaturage cyangwa ahandi batumirwa. So nabasabye kwitabira bakajya basanga ubuyobozi, kuko ubuyobozi nibwo bunyuzwamo, niwo muyoboro wa politike y'igihugu. Hanyuma ikindi nabasabye rero kwibutsa bagenzi babo basigaye hakurya, kuko ntago bashizeyo, baracyariyo. Abari hakurya kenshi babayo kubera politike mbi y'ikinyoma baba barakurikiye, hari abantu babagize ingwate, ariko iyo bahawe ubuhamya na bagenzi babo bazi neza, akamubwira ati naraje, naratashye, nageze muri Mudende, turi guhinga, abana bagiye ku ishuri, bampaye akazi muri VUP, ibyo iyo abibwiye uwasigayeyo ahita byumva kurusha uko yabikangurirwa no kumva ku maradiyo cyangwa ku binyamakuru, cyane ko n'ibinyamakuru biba byandika ibitandukanye, kuko habamo n'ibinyamakuru nabyo biba biri gukorera wa mwanzi, biri gukorana n'ababashutse, rero akabura amakuru atora. Ariko iyo abihawe n'umuvandimwe we cyangwa umuntu w'umufamiliye we biroroha cyane. Icyo kintu twakibasabye. Urumva ni ibyo bintu bitatu by'ingenzi nabasabye. Bamwe bati twarabeshywe imyaka myinshi, harimo nk'abo nabonye akatubwira uti ubu ntashye nsusumira kubera imirire mibi. Iyo bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe bafashwe iki? Ntabwo ndi bwibuka amafaranga babaha, ariko hari amafaranga bagenerwa mbere yo kuva Nyarushishi. Ubundi bariya bagiye Nyarushishi, ni ikigo cya leta gicungwa na Minema. Iyo bagezeyo barategurwa neza, hakabaho kubona umwirondoro wabo neza, naho bazataha, abayobozi bazabakira bagateguzwa, bakabimenyeshwa. Ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu kikabategurira indangamuntu. Ubwo urumva nyuma yaho y'igihe kigeze bagataha, hari impamba babaha rero ibarirwa ku muntu, umukuru n'umuto bagatandukana muri ayo mafaranga. Ni amafaranga agenda avugururwa, ariko hari n'amafaranga agenewe ibyo kurya babaha ku buryo bataha. Hari iminsi bazamara nk'amezi nk'atatu ni urugero, batari babura ibyo kurya, bigatuma noneho babasha kwinjira mu buzima busanzwe. Uwari ufite isambu yamaze kuyisubirana, ukodesha isambu yayikodeshejemo ya mafaranga agahinga, ugure amatungo yayaguze yabonye aho ayororera. Ubwo urumva rero ayo mezi ashira mu by'ukuri buri wese yamaze kumenya icyo azakora. Ariko nanone gahunda za leta zihoraho nk'uko zisanzwe zifasha abanyarwanda bari mu gihugu, nabo bahita bazinjiramo. Ugezeyo bikagaragara ko akwiye kuba muri VUP ayijyamo. Iyi miryango dukorana, aya ma ONG, aba banyamadini, iyo hari za porogaramu zigenewe abaturage, uburyo bwo gutoranya abo bantu, iyo aba bose bagiye babwibonamo bakinjira muri izo critère, nabo bajyamo. Rero ubuzima ni ubusanzwe, apfa kuba yageze hano ku butaka bw'u Rwanda. Ubu ngiye kuba namubonye hano, mpita mbona ko yamaze kwinjira muri gahunda zose z'igihugu.